niba ukiri mu bantu bakibaraho bakatwa mbere yo kohereza amafaranga, ndakumenyesha ko Airtel Money yabigize zero. Ubu wakohereza ayo ushaka, inshuro ushaka, igihe ushakiye, ntayo gukata ku mirongo yose kuri zero. Ohereza amafaranga ku mirongo yose ku buntu. Kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego. Airtel Money, instant borderless secure. Nari kukubwira ngo ubu ngubu kohereza amafaranga kuri MTN, amafaranga avuye kuri Airtel ajya kuri MTN byabaye zero. Kubera ku ifaranga yo kwiza kuri miliyoni 2 ni zero. Barimo kuvuga ngo ni zero. Ngura kare 182 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 urwego, hanyuma ushyireho nimero n'uwazo ushyiremo waza gushyiramo nimero kubwiye ushyiramo amafaranga, urasanga handitseho zero. Mukoresha umurongo wa Airtel. Ikindi kandi koreza no kuri Airtel n'ubuntu. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Hasta la vista, turi kumwe. Kugira ngo urebe iyi video ibintu bigende neza no kuri witu ukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Kora subscribe and share and comment. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa ibikorwa byabo byinshi bigiye bitandukanye. Ndaza kukubwira hano ngaha muri iki kiganiro. Nyaboneka niba mushyashya kuri YouTube channel, hita ukanda subscribe, ugera muri comment utanga igitekerezo cyawe kuri uyu muyoboro wa MTN. Ese ibintu biri gukora muri iyi minsi wowe ubona bikwiye? Abantu bari kurenza bakavuga ati uyu muyoboro wa MTN ushoboye kuba ugiye gufungwa burundu mu Rwanda bitewe n'ibyo uri kugenda cyakorera abakiriya babo hamwe n'ibindi byinshi nabaye mutinya. Nyaboneka niba mushyashya kuri twagira ngo tuvugire karengane tumaze iminsi dukorerwa na MTN. Iyo duhembwe aho umuntu akorera umushahara w'ibihumbi 100, MTN ikamuhemba 50. Ni ukuvuga ko bakatamo kabiri kuri buri mushahara, kabiri kuri buri mushahara umuntu ahembwe. Bwa mbere twaganiriye n'abakozi ba MTN batubwira ko batazongera gukora ayo makosa. None aya mezi 2 baraturengagije nanone bikabije. Twagira ngo mudufashe mudukorere ubuvugizi, dore ko twaguhamagaye ngo tubikubwire mu magambo arambuye. Niba dufata kubahamagaye nde bahamagaye telefone y'akazi, sibyo? Rumva twebwe kugira ngo ibintu bitwore ushaka kumpamagara ukambwira ikintu ntabwo ngifata mu mutwe. Kera nafataga mu mutwe pe, utuntu twinshi nkadufata, ariko biba byiza n'ubundi ubwo butumwa ubikoze nk'uko wabikoze ukabishyira mu nyandiko, ukabyandika byose ukabidetaya. WhatsApp ntabwo igira limit, alphabet limit, sibyo? Cyangwa se umubare w'amagambo uri bwandike. Nushaka kwandika igitabo cyose tuzagusoma, ariko nicyo kuvuga ngo urahamagara wese umuhamagaye ndi mu kiganiro. Abo bagenti hari amafaranga ndi gushaka amafaranga. Abo bagenti hari amafaranga yitwa aya komisiyo. Nuvuga ngo iyo bikuriye umuntu, yego, bakakwa 1/4. Nimba bamukase 100, rya 100 bamukase ubwo nko ku 1000 no duhereye, bakaguha 25. Yego, ayo mafaranga arirundanya ukwezi kwashira, akaba areba abahereza kuri simukadi zabo. akaba ariyo ngayo yageze mu bihumbi 100. Munsobanurire bari abantu amafaranga bakorera. Ibaze amafaranga ugeze ibyago arayobye, gahamagara bakayafunga, bakaguha na message nyuma bakakubwira ngo iyo namba idacamo ntibayaguha, bakakujuragiza cyane ntibisubireho rwose. Erega MTN nayo mwayigize nk'ikigirwamana kwa Tasiyo. Erega MTN nayo mwayigize ikigirwamana kwa Tariyo iri mu gihugu twahaye n'izindi mahirwe. Nge MTN ibihumbi
kiri rya miperivije njye MTN ibihumbi 17,700 yaburiwe irengero. Ndakurikira ndaruha. Wenda bakumva aho kumva bararushaho. MTN imaze kurengwa. Nibayifunge ntacyo itumariye. Nibayifunge nta kintu itumariye. Aha ibyo MTN n'agahomamunwa njye nigurira amayinite ya Tigo. Njyewe menye Airtel nkaba nagura MTN njyewe menyereye Airtel nkaho MTN yaranze kabisa. Ahubwo muri iyi minsi iyo ubikuye cyangwa ukohereza amafaranga abandi nta SMS batanga, niyo ejo kuri konti ntubimenye kabisa. na MTN message niyo utaye umugore mu murongo hariho amafaranga ukawuswapisha yo usangaho. Twiba pe. Oya mbere yuko uvuga ku